umukiriya kuko nari mfite intego yo kugurisha iyo nzu nkabona amafaranga nkishyura umwenda wa banki, noneho nkisitabarayizinga muri Kigali, nkatekereza ikindi nakora muri Kigali ariko nkabasha kubaho, kuko gusubirana umushahara wanjye nabonaga ari byo byangirira umumaro kurusha uko naba mfite iyo nzu kandi itinjiza ibihagije, kandi urabizi ko hari n'ibyangirika ku nzu ntanayibamo bitandukanye. Ariko kuyigurisha bwari uburyo bwo kuva mu ideni rya banki, noneho nkatangira imishinga y'ahantu mba mu mujyi wa Kigali. Ngiye gusenga Imana ndavuga ngo Mana nk'umukiriya ngurisha inzu nubatse mu cyaro, mbona amafaranga nongeranye n'ayo mpembwa mbashe kubaho mu mujyi, kuko icyo iyo nzu yinjiza kitakijyanye n'igihe, bitakiri gukunda, bitakiri kuvamo. Ubu ni ubuhamya bwanjye. Imana yaransubije ngo iriya nzu nakubwiye ko itagurishwa, haguruka utahe, ntabwo iriya nzu izabona umukiriya, iriya nzu izahora hariya. Ibyo Imana ikimara kubimbwira, dukwiye kujya tujya imbere y'Imana barokore, tuzi imbere y'uwo turi imbere ye uwo ari we. Sinzi niba muri kunyumva. Iyo uri imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika, uba uzi ko uri imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika, ntusayinda, ntukubagana, ntuvuga ataguhaye ijambo, yakubwiye guceceka uraceceka, kandi iyo umusabye urategereza ko agusubiza. Abarokore benshi bajya imbere y'Imana batazi ko bari imbere y'umwami ukomeye. Aho nari ndi gusengera nahise menya ko Imana ivuze, ndaceceka. Imana iravuze ngo iriya nzu ntizagurishwa, izaguma hariya. Imana irabimbwira, ndikiriza ndayishimira, ndataha. Muri iki gitondo naguteguriye inkuru nziza ivuga ko iyo dusenze neza Imana ijya yisubiraho ku bintu bibi yari yaremeje ko bitubaho. Iyo dusenze neza Imana ijya yisubiraho ku bintu bibi yari yaremeye ko bitubaho, cyangwa se ku bintu iba yaremeye ko bitubaho. Wajya unareba ukabona ubirimo, ukabona uri kubibara, kumva umuntu ari kuvuga ngo urupfu ndi kurubara, kumva umuntu ari kuvuga ati igifungo ndi kukikanga, umuntu akavuga ati indwara nyirimo. Hari igihe ujya wicara mu bukene ukabona ubwicayemo. Ariko iyo dusenze Imana tukamenya kujurira neza, iyo dusenze amasengesho y'ubujurire afite gahunda, ayo masengesho Imana iyakoreramo ikisubiraho ku myanzuro yari yaradufatiye, igahindura ibitekerezo yafashe, ikongera ikigarura, umuntu akabaho. Kumva umuntu uravuze ngo yagiye kwa muganga ngo arazuka, ngo abaganga ngo baramuzura. Imana iba yakoze ibitangaza igaca mu baganga. Nicyo tugiye kuganiraho ngo muraho bene data, Kristo Yesu ashimwe. Ni mwene so umuvugabutumwa Ernest. Iki kiganiro cyitwa Weekend n'Imana. Ni uburyo Imana yaduhaye ngo tujye tuvugana, tuganira Imana, turebe umumaro wo gusenga. Ikiganiro Weekend n'Imana kigamije gufasha abantu. Utwaye imodoka yawe ugiye mu kazi, wakoze ku wa gatandatu, ntiwabonye umwanya wo gusenga, iki kiganiro kigamije kugukangura, kigamije kugukebura, kikakwibutsa ko burya ari Imana iri iruhande rwawe mu iyo modoka ugendamo, utwaye cyangwa wateze. Burya ni Imana iri kumwe nawe mw'ayo masomo ugiyemo. Burya ni Imana iri kumwe nawe aho urwaje umuntu kwa muganga. Burya ni Imana iri kumwe nawe n'iyo nda utwite. Ni Imana iri kumwe nawe n'ayo masomo wiga, exeta uri kwitegura.
amasomo ya kaminuza, siporo urimo, imyitozo urimo, impamvu utahana amagufa mazima, burya ni Imana iri mu kazi, iri gukorana nawe ikugirira neza. Iki kiganiro rero nkomeje kubona komenti abantu bavuga ko bagikunze. Imana ibaha umugisha, banyandikira bampa ibitekerezo, bibutse ko no gutera inkunga ivugabutumwa ry'ibitekerezo, uburyo busanzwe, kwiyandikisha, guha abandi ubutumwa, uburyo bwose Uwiteka yagushoboza gutera inkunga ivugabutumwa biremewe, kuko umwigisha asangira n'abigishwa umugisha. Muri iki gitondo naguteguriye inkuru nziza ivuga ko iyo dusenze neza Imana ijya yisubiraho ku bintu bibi yari yaremeje ko bitubaho. Iyo dusenze neza Imana ijya yisubiraho ku bintu bibi yari yaremeye ko bitubaho, cyangwa se ku bintu iba yaremeye ko bitubaho. Wajya unareba ukabona ubirimo, ukabona uri kubibara, kumva umuntu ari kuvuga ngo urupfu ndi kurubara, kumva umuntu ari kuvuga ati igifungo ndi kukikanga, umuntu akavuga ati indwara nyirimo. Hari igihe ujya wicara mu bukene ukabona ubwicayemo. Ariko iyo dusenze Imana tukamenya kujurira neza, iyo dusenze amasengesho y'ubujurire afite gahunda, ayo masengesho Imana iyakoreramo ikisubiraho ku myanzuro yari yaradufatiye, igahindura ibitekerezo yafashe, ikongera ikigarura, umuntu akabaho. Kumva umuntu uravuze ngo yagiye kwa muganga ngo arazuka, ngo abaganga ngo baramuzura. Imana iba yakoze ibitangaza igaca mu baganga. Nicyo tugiye kuganiraho, ngo ufitiye ubuhamya, ngo ufitiye ijambo ry'Imana. Ntujye kure, ba hafi tuganire. Ni karibu, itegure aho uri hose, mu modoka ugenda n'amaguru muri korosi, ambara twa ekuteri, aho wicaye mu biro byawe biri private wigenga, cyangwa se aho uri hatandukanye ukora amasuku ku rusengero, ku kazi, hirya no hino. Ngwino wumva ubuhamya buvuga ko iyo dusenze Imana ijya yisubiraho ku byemezo iba yadufatiye, imigambi yayo ikayihindura kuri twebwe. Ibyo wabonaga bicuramye ikabicuranura, kuko wakomeje kwegera Imana. Ibanga ni ukwegera Imana, kandi Imana izajya ikora byinshi ku bantu bayegera muri weekend mukaba mw'iki kiganiro, kuko Imana yampamagaye kujya nkibaha ku buryo ari ikiganiro kitazajya kigusiga uko watangiye ucyumva, ahubwo uzajya ukirangiza uri ku rundi rwego. Imana ishimwe, uri ku rwego rwo kwihana, uri ku rwego rwo guhindura ingamba, uri ku rwego rwo gucurikura cyangwa gucuranura ibyawe byacuramye igihe. Haleluya, Imana ishimwe. Guhaye ikaze rero, tugiye kuganira ku iryo jambo. Dufate Bibiliya zacu, utayifite uratega amatwi ibyo dusoma, cyangwa se usome iyo muri telefone. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 38. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 38. Turahera ku murongo wa mbere. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga, aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo, tegeka iby'inzu yawe, kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Murongo wa kabiri. Nuko Hezekiya yerekera ivure, atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Murongo wa kane. Maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti, subirayo ubwire Hezekiya uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti, numvise gusenga kwawe, mbona amarira yawe, kubaho kwawe nzongezaho indi myaka 15. Murongo wa gatandatu. Kandi nzagukizanya n'uyu murwa, mbakize umwami wa Ashuri, nzawurinda. Imana ishimwe. Murongo wa karindwi. Iki ni cyo kimenyetso Uwiteka guhaye gihamya yuko Uwiteka azasohoza icyo yavuze. Dore nzahera aho igicucu kigeze ku ntambwe z'urugero rwa Ahazi, ngisubizanyeyo n'izuba intambwe 10.
nuko izuba rihera aho ryari rigeze rirenga risubirayo umwanya w'intambwe 10 z'urugero akira ijambo ry'Imana naguteguriye uyu munsi. Dusomye amagambo meza aryoshye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, Bibiliya yita umuhanuzi w'agakiza. Ntago tugiye kubyiga muri aka kanya. Umuhanuzi wabonye mu myaka 700 ko Yesu atuvukiye, akaducungura, akadupfira, agaca mu mibabaro. Umuhanuzi wabonye ko ubwoko bw'Imana buzajya mu bunyage butarajyayo, akanahanura ngo byukura bagirane kuko umucyo ukuviriye, akabuhanurira n'indirimbo buzaririmba yo gushima ariyo kurabagirana kuko butazahera mu bunyage. Ibi byose tubyihorere tuze kuri iyi topic, ibi tuzabiganira undi munsi ndabigusezeranije. Ariko nkunda Yesaya, afite amagambo y'agakiza, afite amagambo y'imbaraga kandi afite amagambo y'ubwenge. Dusomye inkuru z'umwami Hezekiya. Uyu Hezekiya yari umwami wanejeje Uwiteka mu buzima bwe. Mu bami bose bakomoka mu muryango wo kwa Dawidi, uyu ni umwami wagiye ku ngoma akuraho ibigirwamana, akuraho gusenga ibishushanyo, amaraho ibigirwamana mu gihugu, za Bali zivamo, ndetse n'ikigirwamana cyitwaga Yehoshitani abantu bari barakoze bakurikije inzoka Mose yamanitse bakajya bagisenga, abikuraho, agarura icyubahiro cy'Uwiteka mu gihugu. Abantu bose bubaha Imana, Imana iri mu ijuru ngo iranezerwa, iravuga ngo mbonye undi mugabo unejeje umutima wanjye nk'uko Dawidi yanejeje, yiyemeza ngo kuzajya imurwanirira. Hanyuma igihe kiza kugera rero ngo afatwa n'uburwayi, araremba, ndetse Imana ifata umwanzuro wo kumucyura. Birashoboka ko uri kutwumva urwaye, uri ku gisasiro cy'uburwayi kwa muganga, ariko ukavuga utereka numva ikiganiro weekend n'Imana. Birashoboka ko utwumva utwaye kwasiteri, ariko ukavuga utereka numva ikiganiro weekend n'Imana. Birashoboka ko utwumva uheruka akazi kera, kubona inote y'igihumbi n'amaso yawe ubiheruka kera. Birashoboka ko utwumva uri fiyemere utagira kirengera. Birashoboka ko utwumva uri umupfakazi w'umugabo abaho, w'umugore abaho. Birashoboka ko utwumva bagutereje cyamunara. Birashoboka ko uri kutwumva ubona ibintu byawe byose byarapfuye, ariko ijambo ry'Imana riramanutse rikubwira ngo iyo umuntu asenze ibintu Imana yemeye, nta kintu na kimwe kidushyikira Imana itacyemeye, kuko niyo nyirabyo. Nayo ubwo yapfushaga abana bose n'umugore akaza kugenda ibintu bikamushiraho akarwara, byakorwaga na Satani, ariko Imana yari yarabyemeye. Muntu uvuga ngo Satani aranyishe, ntabwo Satani yakwica, ahubwo Imana iba yemeye ko Satani agira ibintu akora kuri wowe, kuko Imana iba yarabonye ko ubugingo bwawe Satani atabushobora. Shimira Imana ko ubugingo bwawe Satani atabushobora. Niba ugendana n'Imana neza ushira ubwoba. Hanyuma rero umuhanuzi amaze kubwira Yesaya izi nkuru, amakuru Imana itanze, murambabarira, uyu muhanuzi amaze kubwira Hezekiya aya makuru Imana itanze, ko burya ya ndwara itazakira. Hari ikintu cya mbere Hezekiya yabanje yumva iby'Imana ivuze, nyine yumva ko Imana ivuze ko Hezekiya atunganya iby'inzu ye, ko agiye gutaha. Hezekiya amenya ko ya ndwara igiye kumwica, aherekeza umuhanuzi aragenda. Umuhanuzi amaze kugenda, Hezekiya ngo yerekera ivure. Ubundi umugabo aryama ku gitanda cye, akaryama areba imbere, kandi intwaro ze zikaba hafi aho. Ngo ndajya mu muco, ariko no mu buzima busanzwe umugabo niwe uba uri imbere hafi, hagira ikintu gikoma igiteye ubwoba cyumvikana kidasanzwe, akabyuka agakora control. Ivure rero ku rukuta hajya umugore. Ariko ngo Hezekiya uburiri yari aryamyeho arwaye yahise abwimukaho,
abugumaho yirukanka ajya ivure ku rukuta, aryama areba ivure, arahindukira. Ibi biravuga ko umuntu ushaka kwegera Imana aca bugufi. Va mu byubahiro Imana yaguhaye uri gukubitirwamo na Satani, wegera Imana. Jya ivure. Amaze kwerekera ivure ngo arasenga. Abwira Uwiteka ngo Mana Nyiringabo, ndemera ko ari wowe untumyeho ko ubu burwayi ari ubwo kunyica rwose. Ariko abona muri we akiri mutoya ugereranije no gutaha, abyereka Imana, ayibutsa imirimo myiza yakoze, ayibutsa kumwe yayinejeje Imana ikanezerwa igasinya ko imunezerewe, ukuntu yakoze imirimo myiza agakura igisuzuguriro cy'izina ry'Uwiteka mu gihugu, ku ngoma ye akayubahisha, kubahisha Imana, imirimo myiza yakoreye Abisiraheli, kubafasha kubona amazi n'ibindi bitandukanye. Ashyira urutonde rw'imirimo hariya. Arangije abwira Uwiteka Imana ko akeneye kuguma kubaho, ayisaba ko imwongerera igihe cyo kubaho. Ngo Imana iricara irareba, ikora evaluation y'ibintu Hezekiya yibwiye, ngo ibona ko ubusabe bwa Hezekiya bufite ishingiro. Umuhanuzi iramugarura amubwira ngo genda umubwire ko twongeyeho imyaka 15. Imana imwongerera igihe cyo kubaho, imuha n'ikimenyetso kitagirwaho impaka. Igicucucucu gisubira inyuma nk'uko twabisomye. Hezekiya akira atyo uburwayi yari afite, aba muzima. Imana imwongerera igihe cyo kubaho. Reka nguhe ubuhamya, nimara kuguha ubuhamya nkubwire ibyo dusengera. Iyi Mana turi kuvuga, iyi Mana mvuga yampamagaye ikananyemerera kujya online, kuko iyi Mana yabanje kumpamagara kuyivuga offline, nigisha mu byumba, mu nsengero, nzenguruka insengero, mvuga ubutumwa nkataha. Ariko Imana irambwira ngo igihe kirageze, jya online, ndashaka kubwiriza isi yose. Ndashimira Imana ko ubu ndi kubwiriza isi yose. Mwe munteze amatwi mumenye ko ntizanye, ntabwo naje gushaka views nk'uko bamwe bavuga n'ibindi bitandukanye babonye abantu bari online. Ntabwo naje gucuruza, naje kuvuga Imana yakuntumyeho. Yakuntumyeho kandi yantumye ntashonje, ntakennye, ntari umushomeri. Irambwira ngo nze mvugira Imana nkubwire uhinduke, umenye ko Imana ikomeye. Yantumye rero online, intuma n'ahantu hose offline kubwiriza, kandi intuma ndi umugabo wiyubashye, ufite urugo, ufite umugore, wakoze ubukwe, ufite akazi uhembwa. Ibi byose Imana yabikoreye kugira ngo abanyumva muhinduke. Imana irashaka ko abantu bakorera Imana bagakiranuka, bakamenya Imana, bagakora imirimo myiza, kuko Imana iri hafi kuzagaruka gusarura, kandi urukungu izarutwika amasaka iyahunike. Birakwiriye ko uva mu rukungu, birakwiriye ko uva mu byaha ukabisaka, Imana izahunika, ukazanezeranwa nawe mu bwami bwo mu ijuru, ukiri no mu isi ikajya imenya ibyawe. Umunsi umwe rero ubu ntuye mu mujyi wa Kigali. Bene data, mbere yuko ntura mu mujyi wa Kigali nari ntuye mu ntara. Aho nari ntuye rero naje kuhubaka inzu, ndayubaka ndayirangiza, inzu nziza rwose ya kadasiteri nyibamo. Maze kuyibamo iyo nzu nari narubatse, igihe kiragera nza kwimuka, nimuwe n'Imana, tuzabiganiraho ikindi gihe, njya mu mujyi wa Kigali. Ariko iyo nzu nari narayubatse mfashe ideni rya banki kandi rinini, miliyoni nyinshi. Ngeze i Kigali biba ngombwa ko mba umupangayi nkakodesha, kandi iyo nzu nasize nubwo nayo hari abapangayi bayibamo, ariko yinjizaga amafaranga make kubera ko ari inzu iri mu cyaro. Ayo mafaranga mbonye mu iyo nzu bikansaba kongeraho andi menshi ku mushahara muke nsigaye mpembwa, ubundi wakabaye untunga, kugira ngo mbashe kwishyura iyi Kigali, ku buryo byikuba nk'inshuro 3. Namwe muri kubyumva, muri abantu bakuru. Bikikuba nk'inshuro 3 ay'abapangayi bampa ku iyo nzu,
kandi izo nshuro zindi ebyiri ntafite zikava mu gashahara nasigaranye kakabaye kantunga. Ubwo rero guhahira urugo kandi ndera abana benshi, kubona taransipoti yo kujya ku kazi no gukemura ibindi bibazo bimera nk'ibinaniranye, nisanga ndi ahantu hitwa mu bukene, mbayeho nabi. Iyo nzu Imana ikaba yari yarayimpaye, yaranabimbwiye, imbwira ko iyimpaye kugira ngo iyo nzu nzayitunge igihe cyose nzaba nkiriho, ndetse nzayisigire n'abana zaba ari gakondo ariko iba mu ntara ari inzu yanjye. Yari yarantegetse no kuyubaka neza nkayidekora ngo abazajya bayibona bajye bahimbaza izina ryayo. Ibyo nari mbizi ko atari inzu yagurishwa, ariko nkoze imibare nkareba uko mpembwa, nkareba icyo nsigarana maze kwishyura inzu mbamo i Kigali mu mujyi, mbona ibintu ntibiri kuvamo. Ndangije rero nsenga Imana, sanzwe nzi ko iyo nzu yo mu ntara nubatse itagurishwa, nyishyira ku isoko. Nabanje kuyishyira ku isoko, ibura umukiriya, abantu bakayireba bakayigereka ariko habura umuntu uyigura. Ndangije njya kubisengera, njya gusaba Imana umukiriya. Sabye Imana umukiriya kuko nari mfite intego yo kugurisha iyo nzu nkabona amafaranga nkishyura umwenda wa banki, noneho nkisitabarayizinga muri Kigali, nkatekereza ikindi nakora muri Kigali ariko nkabasha kubaho, kuko gusubirana umushahara wanjye nabonaga ari byo byangirira umumaro kurusha uko naba mfite iyo nzu kandi itinjiza ibihagije, kandi urabizi ko hari n'ibyangirika ku nzu ntanayibamo bitandukanye. Ariko kuyigurisha bwari uburyo bwo kuva mu ideni rya banki, noneho nkatangira imishinga y'ahantu mba mu mujyi wa Kigali. Ngiye gusenga Imana ndavuga ngo Mana nk'umukiriya ngurisha inzu nubatse mu cyaro, mbona amafaranga nongeranye n'ayo mpembwa mbashe kubaho mu mujyi, kuko icyo iyo nzu yinjiza kitakijyanye n'igihe, bitakiri gukunda, bitakiri kuvamo. Ubu ni ubuhamya bwanjye. Imana yaransubije ngo iriya nzu nakubwiye ko itagurishwa, haguruka utahe, ntabwo iriya nzu izabona umukiriya, iriya nzu izahora hariya. Ibyo Imana ikimara kubimbwira, dukwiye kujya tujya imbere y'Imana barokore, tuzi imbere y'uwo turi imbere ye uwo ari we. Sinzi niba muri kunyumva. Iyo uri imbere ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uba uzi ko uri imbere ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntusayinda, ntukubagana, ntuvuga ataguhaye ijambo, yakubwiye guceceka uraceceka, kandi iyo umusabye urategereza ko agusubiza. Abarokore benshi bajya imbere y'Imana batazi ko bari imbere y'umwami ukomeye. Aho nari ndi gusengera nahise menya ko Imana ivuze, ndaceceka. Imana iravuze ngo iriya nzu ntizagurishwa, izaguma hariya. Imana irabimbwira, ndikiriza ndayishimira, ndataha. Iki ni cyo Hezekiya yakoze. Umuhanuzi akimara kumubwira ko agomba gutunganya iby'inzu ye kuko agiye gutaha, ntabwo yatutse umuhanuzi, ntabwo yakubise umuhanuzi urushyi, ntabwo yavuze ngo uravangiwe. Yamenye ko Uwiteka avuganye nawe, arikiriza ibyo umuhanuzi amubwiye, aranamuherekeza, arataha. Bene data, Imana ikeneye icyubahiro cyayo. Wituma Imana ijya kugishaka mu mabuye n'ibiti n'inyoni. Reka icyubahiro cy'Imana kikubonekeho. Niwubaha Imana ukayisabira mu cyubahiro cyayo wayihaye, ntacyo uzayiburana. Imana ishimwe. Nanjye rero naragiye numva statement, ugomba kumva imirongo Imana iguhaye. Nakubwiye kubaka inzu nziza, warayubatse, mfite intego ko abazayibona bazajya bibuka ko ari inzu y'umukozi wanjye wasenze, ninjye wayiguhaye, nshaka kwiguma hariya. Ibyo biranezeza. Iyo ni Imana ivuze ityo, ukabyandika, warangiza nawe ukagenda ukicara ukavuga uti Imana yambwiye ibi ngibi. Ariko Imana ntiba mu mazu twubaka, Imana iba mu mitima yacu, ikagendera muri twe. Imibiri yacu ni insengero, tugomba no gukora ibyiza. Wowe nyumva mbonereho nkubwire ko ugomba gukora ibyiza ukitwara neza. Hanyuma rero maze kwandika iby'Imana imbwiye, Imana yo kuba inzu ihari nta kibazo, ntabwo iba mu nzu. Ariko wowe kuba udafite inzu ni ikibazo, ukeneye kuba mu nzu. Kuba uri guhomba warakoze umushinga, Imana iri mu ijuru, icyubahiro cyawe kirahari. Ariko wowe ufite ikibazo kuko uri guhomba, ugomba rero kugira ubwenge ukamenya uko usenga Imana. Mwene data, komeza ukurikire ubuhamya.
naragiye rero nanjye ndicara ndavuga nti gusenga ni ugusabana n'Imana, gusenga ni ukuganira n'Imana, ariko kandi gusenga ni ukwambara imbaraga. Iyo dusenga tuba twambara imbaraga, ni ukugira uburinzi, ariko kandi gusenga ni ukuburana ibyacu, kandi iyo ugiye mu rubanza ugatsindwa urajurira. Gusenga habamo no kujurira. Nibuka ibya Hezekiya amagambo maze kukwigisha. Hezekiya yumvise statement, yumva iby'Imana imubwira, aratuza. Arangije aherekeza n'umuhanuzi ubimubwiye, arataha. Agarutse yisubiramo. Wibuke ko yari arwaye, nimvuga kumuherekeza ntiwumve uko wowe uherekeza. Ni ukwakira iby'umuhanuzi ahanuye, iby'Imana ivuganye nawe ugatuza, ubundi ukisubiramo. Kuko Imana niba ivuze ishaka ngo uyumve. Abatumvira Imana bahura n'ibihano bikomeye. Kutayumvira ni ikimenyetso kiba kigaragaza ko utanayizera. Imana idufashe tugendane muri ubu buhamya. Muri iyi weekend n'Imana, ugire weekend y'umugisha, uryoherwe na weekend. Nuko ndangije nibuka ukuntu Mose umushumba yaganiriye n'Imana, ariko nawe akaganira nayo mu ruhande nk'urwo rwa Hezekiya, mu ruhande nk'urwo rwanjye, aburana ibyabo ari ubwoko yari ayoboye. Imana imubwiye ngo ngiye kubica bose. Mose aravuga ati rwose Mana urakomeye, kutwica wabishobora, kubica wabishobora. Ariko abanyegiputa babonye ukibakura hariya, nibwo ukituvana hariya, bakabona urabishe. Baravuga ko uri Imana ifite ubucuti bw'umwaka umwe cyangwa amezi abiri cyangwa icyumweru kimwe. Baravuga ko urukundo, umutima w'urukundo wari ufite wagiye hese. Baravuga ko wabuze icyo kubagaburira kandi uri Imana ishobora byose. Imana imaze kubona ko Mose yakiriye statement yayo cyangwa imirongo yayo, akajya yabona guha Imana nawe imirongo ye kandi idafite ikibangamiye, idafite icyo yishe. Imana iravuga iti uzi ko ari byo mushumba Mose, ntabwo mbica. Babayeho gusa Bibiliya itubwira ko ab'imitima yinangiye bakanga kwizera Imana bo bagiye bapfa gake gake, ntibageze mu gihugu cy'isezerano. Ntabwo uzasenga iyi Mana, ntabwo uzabana n'iyi Mana utagira kuyizera, ugifite kwinangira muri wowe, utumva ibyo ikubwira. Ntabwo uzajurira itakwishimira, ahubwo izakwica utaragera no ku gihe cyo kujurira. Niba ushaka kubana n'Imana, ntutungurwe n'ibyago n'amakuba n'urupfu no guhotorwa no kurengana, keretse ariyo yabyemeye kurengana. Icyo gihe n'amakuru uyafite, urasabwa gukiranuka no kuyizera. Nuko rero nanjye ndandika, mfata agapapuro ndavuga nti Uwiteka we, iriya nzu niwe wayimpaye mu cyaro, ndavivura. Iriya nzu yari ijyanye n'imibereho yanjye yo mu cyaro, amashuri y'abana, namaraga kwishyura ideni asigaye akantunga, nta handi nishyuraga, ndavivura. Iriya nzu iguhesheje icyubahiro kuba ihari, abantu babona ko izina ryawe ryubashywe ku mukozi wawe wagusenze ukamuha inzu, ndavivura. Byose ndabyemera. Ndangije ariko nanjye ndabibwira nti nanjye hari ibitekerezo mfite. Nanjye reka nkubwire ibiri mu nyungu zawe. Umuryango wampaye nareraga mu nzu yo mu cyaro ndacyawufite kandi ni mwinshi, kandi ndi umupangayi i Kigali. Jya wemera intege nke zawe, jya wemera gusonza kwawe, jya ubwiza Imana ukuri. Ndabibwira nti kandi uretse ibyo ngibyo, i Kigali naho mpagize inzu byaguhesha icyubahiro Papa Uwiteka. Labi enevonemo. Ndabibwira nti Uwiteka nabyo byakubahisha. Ikindi, mvuye mu madeni, nari nsigaye ngenda afata amadeni nguzaguza, ungurije 10, 20, byaguhesha icyubahiro bikubahisha ivugabutumwa ryanjye. Kandi mbonye umukiriya akangurira, naba mbohotse, numvaga ngiye gusara. Bene data, ideni ni ribi iyo warifashe ritari compatible, ritajyanye neza n'ibyo uri gukora. Mujye mwitondera imishinga mukora, ufata ideni ukora umushinga neza. Igihe bitajyanye warireka, cyangwa ugafata irijyanye n'ubushobozi bwawe. Ndabibwira nti numpa umukiriya nzubahisha izina ryawe, numpa umukiriya nzava mu bibazo ndimo. Kandi umushinga ntukijyanye n'igihe, kubera ko ahomba naho wanyimuriye Uwiteka bitakiri guhura, bitavamo ku mashuri y'abana, ku mihahire n'ibindi. Ariko numpa umukiriya nzishyura ideni rya banki, mbe free, nongere gutekereza neza uko nabaho,
kandi bizubahisha izina ryawe, nzahabona uko njya mu ivugabutumwa, nzagukorera nezerewe, biri mu nyungu zawe. Imana irareba ibona koko ibyo nyibwira ugereranije na kera n'ubu hari icyahindutse, kandi ibona nta ntego mbi mfite zo gutuma nkenera kuruhuka mu bijyanye no gutakaza no kubura amafaranga. Ndangije rero njya gusenga amasengesho yo kujurira, mpera ku mugoroba ndasenga, bunkeraho ndasenga, njyana n'umugore turasengana, tubwira Imana ngo aho tugeze tuyereka imirongo yose, kubahisha izina ryawe mu bana, mu baturanyi, mu murimo, kuva mu madene, kubohoka, gutekereza indi mishinga ijyanye n'aho turi. Turagushimira, nta deni turimo, wari waduhaye inzu mu cyaro wayitubwiye nziza, none turajuriye kandi tujuriye mu nyungu zawe. Uwiteka Imana arabyemera, aravuga ngo hari aho twari duhishwe tutagaragara, none araduhishuye aduhaye kugaragara. Turangije turahaguruka turataha. Bisobanuye ngo iyo nzu yari yarayihishe nta mukiriya wayibonaga. Tumaze gutaha nibwo Uwiteka Imana yahagurukije umuntu. Abakomisiyoneri baratubwiraga amafaranga bazanaturya, ahubwo tukumva narutanayagura inzu, bakaduca amafaranga, tukabona ninagurwa tukishyura, dushobora no kubura ubwishyu bwa banki. Imana irambwira ngo nizaniye umukiriya, nta mukomisiyoneri, nta n'uzarya n'igiceri cy'icumi cyawe keretse uzashaka kuba wagurira fanta. Haza umukiriya Imana ihagurukije imukuye iwe mu rugo, ntari buvuge amazina kubw'umutekano we, ngo atekereza ahantu agiye afite amafaranga muri banki. Yari afite amafaranga muri banki ebyiri n'ahandi agomba kuyashaka, ngo arayegeranya, ngo aravuga ngo ngiye kugura inzu ya mugabo w'umuvugabutumwa. Abigambira gutyo mu mutima, ari Imana ibimukoresheje. Arangije numva arampamagaye arambwira ati mpa inzu yawe nyigure. Imana iba yakiriye ubujurire bwanjye gutyo, kuko yasanze ari ubujurire bukomeje kwihesha icyubahiro. Ubujurire bwa Mose bwari ubwo kubwira Uwiteka ko Abisiraheli bagomba kubaho ku mpamvu z'icyubahiro cy'Uwiteka, hatazagira abasuzugura Uwiteka ngo yabuze ibiryo byo kubagaburira, hatazagira abasuzugura Uwiteka ngo urukundo rwe rwarakonje. Uwiteka yemera kwihanganira ubwoko kubera umugabo w'umuhanga uzi gusenga isengesho rijurira, ariko akagaragaza ibyo ajuriraho biri mu nyungu z'Imana. Hezekiya ubujurire bwe buri mu kwibutsa imirimo yakoreye Imana. Imana ikagenzura igasanga ari byo, akayereka ko akeneye gukomeza kubaho kugira ngo ashimangire imirimo yakoze. Nubwo umwana w'umuntu agira intege nke, hari igihe tuzaganira ku ntege nke za Hezekiya, nzazikubwira. Nuko Imana irebye ubujurire bwe, ibona ntakeneye kubaho ngo yice abantu, asambane, yibe. Ibona ibintu yakoze, yibuka ukuntu yayinejeje igaseka, yumva ubujurire bwe, imwongerera igihe cyo kubaho. Nanjye rero byarangiye umukiriya anyishyuye amafaranga kandi narabuze umukiriya. Birangira yanze, Imana iyihishuye. Ibintu byawe bishobora kuba bihishwe n'Uwiteka. Ariyo mpamvu applications zawe z'akazi ntawe uzibona, za scholarship ntawe uzibona. Ariyo mpamvu indwara abaganga bayibura kandi urembye. Ariyo mpamvu nubwo hari ubwo bayibona, gukira iyo ndwara byaba byarananiranye. Hari igihe wicara ukabona nta mafaranga, ukumva urarwaye, ukabona abana ntibatsinda, ukabona ibintu byose byaracuramye, byarapfuye. Ni igihe cyo gusenga amasengesho y'ubujurire. Niyo mpamvu ikiganiro Weekend n'Imana cyaje, kugira ngo tujye tukubwira Imana kandi tukubwize ukuri. Njye ngamije kubwira isi yose ko Imana igikora ibitangaza, iratabara. Imana ishimwe, te ebonevo. Icya kabiri gikomeye shaka kubwira isi ni uko Imana igihe tugezemo ikeneye abagabo bakijijwe neza batavanga ibintu, ikeneye abagore bakijijwe neza batavanga ibintu, ikeneye abasore bakijijwe neza batavanga ibintu, abakobwa bakijijwe neza batavanga ibintu, abakecuru bakijijwe neza batavanga ibintu, abasaza bakijijwe neza batavanga ibintu, abana bakijijwe neza batavanga ibintu. Imana ikeneye ababyeyi batoza abana gukiranuka. Imana yarambwiye ngo mbwire isi ngo tugeze mu kinyejana Imana ikeneye abantu bakijijwe neza batavanga ibintu.
kwihana ni ukwihana, kureka ni ukureka, kwera imbuto ni ukwera imbuto, kugira ubwenge ni ukugira ubwenge. Tugiye gusenga Imana. Wibuke ko turi kuganira ku kintu kivuga ngo iyo dusenze tugakiranuka, tukumvira Imana, tukagendana nayo, igifata ibintu byari byarananiranye iwacu ndetse yaranabyemeye ko bigomba kubaho, ikabihindura. Ubujurire bwacu ikabwakira, kuko tuzi gusenga kandi tukayereka umumaro uri mu bujurire bwacu. Wanyemerera muri iyi wikende, wari warabaye umugome mu bihe byashize, warabaye mubi mu bihe byashize, warabaye umunyabyaha mu bihe byashize, wanyemerera muri iyi wikende Imana ikongera kukubonaho imirimo myiza, ikongera kukubonaho ingamba nziza. Wanyemerera ukababarira abantu baguhemukiye bataragusaba n'imbabazi. Wanyemerera tugasenga tukajuririra ibintu bikuriho n'Imana yemeye, uburwayi bukuriho bwananiranye, ubukene bukuriho bwananiranye, ubushomeri bukubayeho karande. Wanyemerera nkagusengera muri iyi wikende itsindwa riguhoraho kandi wiga. Wanyemerera muri iyi wikende nkagusengera, ariko mbere yo gukora ubu bujurire ukabanza ugashyira ku rutonde ibyaha wakoreye Imana n'abantu, ukababarira abaguhemukiye, aho wananiwe kwera imbuto wiyandaritse ugakoza Imana isoni kandi yarakuremye igukunda. Muri iyi wikende ndi kubwiriza abantu bose, waba warakiriye Yesu waba utaramwakiriye, ndabwiriza abantu bose, niwumva utarakiriye Yesu tugusengere, uzajye no ku rusengero bakubatize. Niwumva waramwakiriye ukaba wari waraguye, wararegeje, babyita kuregeza mu gisirikare, ugarukira aho ngaho, kuko nta sengesho na rimwe ryujurira adatunganye. Kureba ivure umuntu ari umwami, urumva icyo bivuze? Ni umwami w'ubwami, igihugu cyose, ari no mu cyumba cye mu nzu yiyubakiye, ariko kureba ivure ni uguca bugufi mwene data. Ufite PhD, ufite dogitora, profesor, ufite ibimodoka, ufite ibifaranga, ufite iki, cyangwa nta kintu na kimwe ufite, urashonje, abana b'ibinyendaro batagira base warujuje, uba mu birozi n'ibindi bitandukanye, mu bapfumu, ibyawe ni amayobera, wabonaga ntaho bigana, birashoboka ko wendaga no kwiyahura. Ariko Imana ivuganye nawe ngo iyo umuntu arebye ivure, guca bugufi akihana, agahindukira, agasenga isengesho ry'ubujurire, kandi ubwo bujurire akabusenga yereka Imana, imutabaye ikamuha agakiza, imutabaye ikamukura ku musozi ariho, inyungu nayo ibifitemo. Imana igufitemo inyungu kuko ubona wicaye mu rusengero ukiranuka. Imana igufitemo inyungu kuko ubona wicaye mu kazi ukiranuka. Imana igufitemo inyungu kuko ubona muri iyo geto ukiranuka. Imana igufitemo inyungu kuko ubona mu rugo rw'ababyeyi bawe ukiranuka. Imana irashaka guhindura amateka yawe n'ubuzima bwawe. Muri iyi wikende dutangiye uyu wa gatanu nijoro, overnight zawe z'ubusinzi zivemo, overnight zawe zo kutera imbuto, ukajya mu materaniro utera imbuto n'ahandi hatandukanye mu murimo. Ubutagondwa ijosi bwawe bushyire hasi. Nyemerera dusenga isengesho ryo kujurira, tubwire Imana ngo ahantu Satani yadushyize, uwo mutima wawe uhoramwo amarira n'agahinda, kutababarira abakwiciye, abakuroze, kutababarira abakwibye n'abagututse, guhora ucyurira abantu, kudahahira urugo rwawe, kudakunda umugabo wawe, urukundo rw'urumamo, ugakunda umugabo ari muzima none yararwaye waramutaye. Imana ivuganye nawe mwene data uri kunyumva muri iyi wikende ngo garuka. Amasorti yawe n'abagabo cyangwa abagore batari abawe, amafaranga wirirwa upfusha ubusa ugambanira abantu, abantu ufungisha, abantu wicisha, Uwiteka ari kuvugana nawe ngo hindukira. Imana iracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Wajurira ubwira Imana ngo ikubabarire, ukajurira ubwira Imana ngo ikubabarire. Ibuka ko nikubabarira uraba ugize inyungu zo kubaho, ariko nayo ikakugiramo inyungu izaguhembera. Urashaka kubaho rimwe hano ku isi ukanabaho nabi mw'ibyo byaha, ubundi mu ijuru ntuzakandagireyo. Turashaka ko muri iyi wikende muhindukira. Niyo mpamvu Imana yanzanye online ngo nkubwire. Ubujurire bwanjye Imana yarabwakiriye. Umuntu aranyishyura, anyishyura amafaranga
umunsi wa mbere akampa miliyoni izi n'izi, undi munsi akampa izi n'izi, ampa miliyoni, mobile money yanjye ikajya yakira amafaranga nanjye nyohereza kuri banki. Kubera ko nagize amasengesho y'ubujurire, kujuririra Imana, harimo kwihana nkaca bugufi, harimo kwemera Imana ikavuga. Abantu banze ko Imana ivuga, Imana iri kuvugana nawe ngo garuka. Wakumva umuvugabutumwa kuri telefone ugakupa, wajya kuri YouTube wabona umuvugabutumwa ugakimbira, ahubwo ukirirwa ureba ibintu byambaye ubusa. Va mu iryo tabi, va mu rumogi, garuka. Va mu myambarire ipfuye utazi aho yavuye. Agakiza kazanywe no kugira ngo kadushoboze gukora n'iby'umuco nyarwanda utadushoboza. None wowe n'umuco nyarwanda warakunaniye, ukajya mu rusengero ukicara inyuma, urajya kubeshya abantu. Wigeze ubona umunyarwandakazi wambara ubusa akambara ijipo igeraho ikibuno gitangiriye, niba ikibuno kizi? Wigeze ubona umunyarwandakazi wari igikara agahinduka nk'irangi ry'umutuku? Imana ivuganye nawe ngo mu buzima bwose urimo, mu ubwo bucuruzi butemewe urimo, amafuti ya forode shyira hasi, va mu bujura. Imana irakubwira ngo garuka usenge isengesho ry'ubujurire, ujuririre ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe. Imana ifite ibyo yagutungisha bitari inzoga n'urumogi n'ubusinzi. Imana ifite akazi kenshi yaguha ugakora. Ijambo ry'Imana rikambwira ngo ukuboko kw'Imana ntikwaheze, ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva abantu, ahubwo gukiranirwa kw'abantu kwabatandukanyije n'Imana. Umuntu akajya avuga ngo yategereje iby'Imana yamubwiye ngo arabibura. Iri kubikubwira uvuye gusambana, icyo ni ikimenyetso kikwereka ko ugarutse ukareba ivure, ibyo bintu byabaho. Haracyariho gutabarwa rero, ni ko umuririmbyi yaririmbye. Nge Imana yarinzanye irashaka kuyiha umwanya, irashaka ko wumvirira ijwi, kuko n'ijwi rikwinginga ngo ugaruke. Uheruka gusenga kera, Bibiliya mu nzu yawe ntikibamo, igitabo cy'indirimbo ntikikibamo. Imana iri kuvugana nawe ngo garuka, wibuka aho wavuye ukagwa, witesheje agaciro, wihinduye ukuntu, wigize ukuntu. Kubaha Imana byarananiranye, ariko Imana irashaka kukongerera igihe, ngwino wihane. Imana irashaka kongera kuguha amahirwe. Wabonye akazi ugakora nabi uragata, Imana irashaka kongera kuguha amahirwe ikagukuramo umwuka uri satanike w'abadayimoni bavuze ngo uzapfa uri umushomeri wongere ukore. Tugiye gusenga Imana ngo Uwiteka yumvise gusaba kwa Hezekiya, arongera agarura umuhanuzi aramubwira ngo Imana ikongereye igihe cyo kubaho. Uri kutwumva muri iyi weekend wagiye kwirira inkoko, uri kutwumva muri iyi weekend wagiye muri siporo n'ibindi bitandukanye abantu bajyamo, uri kureba igikombe cy'isi cyangwa wari ugiye kureba match. Imana iravuga ngo ni igihe cyawe cyo kugaruka, kuko yiteguye kukugirira neza. Ndagira ngo ufatanye nanjye dusenge iri sengesho ryo kugaruka. Imana ikubabarira ibyaha n'ibicumuro, kuko ufashe umwanzuro wo kugaruka mu murimo wayo wataye, ukongera ukaba umuntu wataye ubumuntu. Imyuka yose usigaye wibera mu burangare, imyuka y'abatinganyi uriyo, imyuka y'ubusambanyi uriyo, abambaye ubusa uriyo. Wataye identite yawe, ntukiri umuntu. Ariko Imana iravuze ngo ibyaha byanyu naho byatukura tukutuku ndabyeza. Ngaho ngwino dusenge. Ca bugufi mu modoka wicayemo, ca bugufi mu maguru uri kugenda nayo, ca bugufi mu gitanda uryamyemo wavuze ngo urabyuka bwakeye, nta kibazo na kimwe ushaka kwiteza. Ca bugufi nawe urebe ivure, dusenge tubwire Imana yongere guha imbaraga z'umwuka wera, umenye kuririra ubuzima bwawe ejo hazaza hawe. Imana igutabare gukure mu byaha. Umuntu wa kabiri, ca bugufi nawe dusenge Imana yongere kugarukeho, igutabare nk'uko yatabaye Hezekiya cyangwa Mose n'Abisiraheli ntibice, cyangwa nk'uko nanjye yantabaye ikangarukaho, ikisubirayo ikavuga ngo noneho nguhaye umukiriya agurisha, kuko numvise ubusabe bwawe harimo icyubahiro cyanjye. Imana yaguhaye imitungo muri Kigali n'ahandi hose ku isi, nta muntu wacumbikira, nta mwana utabyaye warera, nabo wabyaye na nyina ubahoza ku nkeke, nta mahoro utanga mu rugo rwawe. Ngwino nawe wikwihagararaho, kubuzi gucuranga no kubwiriza no kuririmba. Imana irashaka abantu bahindutse. Wirirwa ubeshya umukobwa muzabana umuhisha imitungo, watangiye divorce n'urugo rutaragerwamo. Ngwino tugusengere,
ufite ibirwara bitandukanye, ngwino tukujuririre Imana igutabare. Ni karibu, isoko yamanutse mu kiganiro Weekend n'Imana. Ngwino ku isoko woge, ca bugufi, jya ku birenge by'Umukiza gutunganye. Turifuza abantu batunganijwe n'Imana, turifuza abantu bakuweho umuvumo wa Satani, abantu bakore, abantu batera imbere, ntugicuruza. Ngwino, Satani yarakubannye. Ngwino tujuririre Imana muri iki gitondo n'aya manywa n'uyu mugoroba. Iyi weekend kubere weekend y'umugisha. Akira neza ijambo ry'Imana, ca bugufi dusenge. Mana, turagushimiye, uyu muntu avuye mu byaha, mubabarire. Uyu muntu yari yarabatijwe aba no mu rusengero ari baringa, mubabarire. Uyu yabaye urukungu, yashutswe n'imitungo wamuhaye n'ibindi, aryoherwa n'iby'isi, asinda isi, mubabarire. Uyu uretse n'agakiza yataye n'umuco nyarwanda, yambara ibigera munsi y'ikibuno ngo ni iterambere, yaritukuje yabaye umuhondo icyatsi kibisi, uruhu rurenda guturika, mubabarire. Uyu ntatinya kwiba, ibi byose arabikora, uyu mubabarire. Uyu ntagisenga, ntagisoma na Bibiliya, mubabarire. Kandi Mana, dusengeye abantu bose bakubiswe, bavuga ngo twarakubiswe, ngo twarahondaguwe, bihebye, batakigira akazi n'imikorere, kugira ngo bakureho umuvumo wa Satani. Tujuririye abantu bari mu bushomeri, tujuririye abantu bashyize amamari yabo ku isoko bakabura abakiriya, ariko ngira wigisha abantu umwuka w'ubwenge, umwuka wo gufasha abakene, umwuka wo gucumbikira abantu, umwuka wo kurera abana. Dufite abana baheze mu bigo by'imfubyi batagira ababitaho. Yesu Kristo, ndumva wamanutse muri iyi weekend. Tanga umwuka wo gukizwa, gukunda umurimo wawe. Abantu ntibagikunda guterana, n'abagiye guterana bagenda bagiye kuruhuka umunaniro, batagiye kuruhuka umuruho. Ndakwinginze wawera wa Isiraheli we, ngo utabare abantu bawe, tubera ingabo n'umutabazi. Ndagushimiye ko ukoze ikintu kinini, ndagushimiye ko utanze kubohoka, ndagushimiye ko wongeye gutanga ubuzima. Ndabona abantu bongeye kujya buzura umwuka wera, ndabona abantu basubiye kugura za Bibiliya, ndabona abantu baretse itabi, abantu baretse urumogi, abantu baretse umwuka wa divorce barimo rwihishwa, gufata n'abo bashakanye, gufata n'aba bana. Abantu baretse umwuka w'ubusambo, abantu bagiye kwishyura amadeni bafashe, abantu bagiye guhinduka. Na weekend bajye bakwibuka ubusambanyi buragabanutse bwo muri weekend. Ndagushimiye ko abagiye gupfumura no kuragura babivuyemo. Ndagushimiye ko umwuka w'uburozi uhagaritse. Ndagushimiye ko isi yose abantu wajyanye hanze kuba hanze bongeye kukwibuka. Amakaminuza ndagushimiye ko utanzamwe agakiza kubera iri jambo. Njuririye isi, njuririye Afurika, njuririye u Rwanda, senza amasengesho yo kuvuga ngo wongere ugaruke, wongere ugaruke mu bantu bawe, utanga ubuzima ku gihugu. Bantu yari bazima, ari bazima, batunganya igihugu kigira umutekano, kikabaho, kigakora, kigatera imbere. Abantu bataye umurimo wa gishumba, abantu bataye umurimo wo gusenga, abantu bataye umurimo wo kuvuga Imana neza, abantu bafite umwuka wo kuvuga amagambo adakwiriye, gusebanya n'ibindi. Ndasenze kugira ngo iri jambo ribe rinini mu mutima wa buri muntu kandi rihindura amateka. Iyo ukijije imitima ugakiza ibyaha, ukiza n'indwara, kiza abarwayi badukurikiranye muri iki kiganiro, bari kwa muganga nibakire batahe, abantu barwaye mu mayira nibakire, bamaze iminsi barwariye mu ngo batazi n'ibyo barwaye ibyo ari byo nibakire gukira. Ndagushimiye ko ubujurire bwanjye njuririye isi ubwumvise, ukaba ukoze ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Uwiteka Imana abaha umugisha. Ikiganiro Weekend n'Imana kiragaruka vuba, ni buri wa gatandatu. Uzajya udukurikira. Shalom, shalom.